bareka babwire indi story iri part 2 oya ubundi gutembera muri fiancaille ubundi reka twibande ku kintu cyitwa fiancaille ahubwo se Kigali fiancaille ishobora kugushuka ugatekereza yuko ngataha muri Kicukiro nana hano igiye cyakora nabaza gusura abantu muri Nyarugenge fiancaille ishobora kugushuka fiancaille ishobora kugushuka ugatekereza yuko ugiye kubaho muri paradizo ugatekereza yuko ugiye kubaho mu buzima 5 star urumva kuko fiancaille byose buri kanya nabaga ndi kubwira mama muri kendi gutya na gutya ngo ariko ubujyaho wagiye mureka bakigendera ko n'undi waba ari bujya mu mago ariko njyewe ntabwo byantunguye ntibizongere ko tugigoma sinabikubwiye nabwiye ngo reka twikorere trip ya nyuma seri ya nyuma nese hari yindi twigeze tugera tujya Rubavu tukajya Karongi tukajya Migoma niyo duheruka uribuka ko nakubwiye ati reka mbere yuko twinjira muri stress ni Musanze yari hano umuntu twamaze yose iminsi ngahe si iminsi ibiri yo kuryama nano hari ibyo mana iminsi ibiri yo gukira ubwonko kugiye hari n'ahantu twigeze dutemberera ahantu twigeze tujya hari ukuruhuka biriya ntabwo wavuga ngo gutembera uribuka ko nakubwiye niho yanjye rero mbere yuko twinjira muri rwa serera zo gutegura ubukwe tubanze twitemberere kuko dushobora kuzabikumbura ndabikumbuye tureka mbikubwirire kuri kamera mugabo wanjye ndabikumbuye pe noneho turagenda twaratembereye pe twaratembereye ahantu henshi ndibuka pare icyo gihe nari ntaranamubwira ko azambera kandi nari narabimubwiye simbizi yaranyandikiye nyine abonye twapositinze ifoto turibona arambwira ngo shangwe ngo tembera shangwe ushobora kuzabikumbura ngo twese wagize ngo nuko tuba tubyanze ngo umwanya urabura urumva none se wagize ngo nuko budget twakoreshaga tugiye n'ubu ntabwo twayibura ariko so umwanya uri kuwushaka ukawubona twakoresha ubu wakubita no gutembera ariko na komana yanjye no gusohoka muri weekend werekanye kubwira namara kugira amezi ari natatu cyangwa nane yakuzajya muri karakantu kari kunta uzajya ugenda umutwaye dutembera umbabarire no gutembera muri weekend twagendaga muri weekend twagendaga kenshi tugiye kwirira inkoko senanga ubu se twayabura kuyirya ariko se jana wamukubita umugongo ukamujyana n'inzu muri rusaku muri za karawo no mu muyaga mu kwita tangira kurira ubundi dore uziguruka zirira mu rugo wicaye kuri televiziyo wicaye mu rugo ukanywera mu rugo ugakora ibintu byose mu rugo cyakora nyine icyo rero nicyo kibaho ku bantu fiancaille ikaba iryoshye rwose na za Zanzibar ukajyayo cyane yuko nta mwana muba muri za hari umufite wanjye nyamara ubuzima bwa buryoshye amafaranga urayabona ukayarya rwose nta problem ariko ubu niyo uyabonye ubu ngubu niyo uyabonye uranza ugatera imibare neza ukayatera imigwi ukavuga ati si ugusohoka ni ngombwa umuriro byose ijana akeneye utwenda uhita usanga uhita uvuga ati reka amafaranga nyaryamo inkoko nyakuze muri uko tunabatsa neza reka inkoko tuyigure tuyitekera akamaro birabaye urumva nta mwanya ni ukuvuga ikintu hari abakobwa benshi benjoyinga fiancaille ubwo bihera muri copinage bakagera aho bagafata icyemezo mbere akenshi ubuzima bw'abasore buba bunagoye urumva nk'inzu twabagamo turi abasore ubu ngubu ayo twishyura ikugera akangahe nyine ubuzima bw'umusore expenses ziba ari nkeya pe sibyo
uragenda ukigira mu kazu kadakanganye umva mbere rero kari akazi kawe wabagamo mbere cyagiye nza bwa mbere cyagiye naragize ngo ni kari akaryango nageze ngo ni chambrette ariko nubwo ngo niwinjira ukatubona isafuriya hariya iki n'akari navuga ko mbere gaha kwa kuntu kari mu kakorodori gutya ari akaryango kamwe ahantu umugabo abana gatiki ninjye mbona ni hanini ariko acanaga ariko narakundana ahamagara ariko nyine icyo ndi gushaka kukubwira neza iyo uri umusore ubayeho mu buzima experience ukora ziba ari nke ikintu umusore aba yitaho ni iki enjoy nta kindi ukiyambika ibyanyu nayo inzu uravuga ati n'ubundi si inzu ibikoresho birimo biba biri aho bibayabaye nta biba birenze noneho ukabona amafaranga yo kwenjoyinga murayabona menshi muragira icyamakamu murakodesha icyama modoka ya weekend murayifata ibikibu noneho ukibeshyaho akabido turi kuva igisenyo tujye Karongi muri aya ndirimbo kuko utari igezweho ameno no ukagira gute ukavuga ati no mu rugo ni gutya bizaba bimeze umuzikubite yo expense muzikube gatatu expense mujama yakoraga muzikube gatatu kandi income yo yiyongereye sibyo uko inzu murahita mujya mu nzu nini stock wakoraga nimba wikoreraga stock ya 30,000 gakomaza ukwezi ahita muyikuba nka gatatu cyangwa kabiri ariko buri Imana igufashije ibintu bigende ubundi bibonera kandi kazi cyangwa kwa promotion ugira Imana urumva ibintu bigende nagize Imana bitanibonera akazi ibintu bigende bihinduke bibe bala urumva noneho umuntu wagiye mu rugo expectinga bwa buzima babagamo muri honeymoon hanye ngo muri honeymoon muri fiancaille nka honeymoon n'ubundi muri fiancaille umuntu wabwiye expectinga umuntu warabye expectinga nyine ari nko muri ba bantu twavuze mu kiganiro cy'ubushize urumva nyine babakunda class nyine bimeze gutya ubuzima buhita bwanga nyine ahitagira depression nyine ibibazo bihita bivuka agatangira no gusa n'ibyo ari gucamo ukahita ubona aracupiye ibintu biranze noneho nimba ari nacyo yari yakundiye umugabo we ukahita ubona ko mu rugo buri munsi nubwo income rega yakwiyongera buri munsi buri kwezi uhura n'ikintu gishya kitari kiri muri expenses zawe barabibona uravuga gucupira ukamabwira umuntu atarabyara akaba yagacupira uburyo ifite imiterere yawe neza nagucupira cyane ko uburyo ufite style zawe ariko iyo wabyaye kubyara n'umugisha cya danje kubyara n'umugisha ntabwo ngiye ndi kubyanga n'iki ariko iyo umaze kubyara noneho kwa kuntu utakitaho wita ku mwana wawe nawe warabaye nyine warahindutse mu miterere yawe inda ririya ndakora ita nk'umukecuru so bisaba ita nk'umukecuru bisaba ngo ufite umuntu ubanye neza ukwitaho nyine nahindutse nyinshi uretse agasiporo se niyo reka mbabwire mu bantu uretse kwishyiramo akanyabugabo ngaheka uyu mwana ngakora ibaze gukora siporo uhetse umwana marishe avuze marishe ntabwo marishe ni isoko okay waka none se ngenda ahantu hanini ntaho reka mbabwize ukuri ariko wapinga ariko muhabonye nkabona ko wowe nuko yamenyereye aho nagendaga mbere habaga ari hanini kurusha ariko ahantu ngenda ndanahetse umwana nkagenda nkagaruka ahubwo se ubu ngubu mubona nakiri guhita yewe ntabwo nuko nyine umuntu wavuga ati ibintu byose nkomeje kwicara ariko nyine nubwo mvuga ngo nkomeje kwicara ngo nabyo n'iki ahubwo ngiyo niriwe mu rugo iminsi myinshi nshobora no gusarira mu rugo ndavuga ati rero kagere ku muhanda mbere uko bimeze ibintu byose biba bifite avantage na desavantage ntabwo wavuga ngo ntuzashaka ngo ntuzabyara ngo udacupira
kuko niyo ufite imyaka myinshi cyane ukiri singo na buracupe it's the same ukuri kw'Imana umukobwa ugeze mu myaka 35 sibyo atarashaka nta na gahunda nyine afite aho hafi shareka ngubwiza ukuri ntabwo abasa nk'uko yasaga afite 25 nubwo yaba yarabonye amafaranga yaramenetse ntabwo abasa nk'uko yasaga atangira kugenda ubona hari utuntu tugenda tugabanuka ubuzima bwose rero life is no balance life no ayo life no balance man yaje mu Rwanda life no balance sibyo washaka utashaka iherezo usanga ririmo ahubwo akenshi ukanasanga nk'umuntu washatse akabyara nyine agakomeza akikunda akiyitaho ntayitagirane ibibazo n'umugabo kuko akenshi hari n'igihe umuntu abyara agatangira kugira ngo twakurushaje n'umugabo ugasanga n'umugabo nawe atangiye kuba debute kubera iki ntabwo ukiyitaho nyine nawe ntukimwitaho nyine mugatangira kugenda mugirana abenshi binababaho mugatangira kugenda mugirana utuntu tw'udukimbirane twa hato na hato iyo wenda harimo umwe kwihangana byanze urumva nyine ugakomeza ukabona ko yababonaga ukitaho ukikunda ubuzima bugakomeza sibyo nibyo wita usa neza kurusha nuko wasa gutarabyara aha byose ntabwo bihora ari formule ibintu byose bihora ari formule imwe wapi ibintu nyine bigenda bihinduka ariko ikintu mbwira abantu ni kimwe rwose ibyo bintu byanyu byo kumva yuko nyine ngo muzashaka abagabo bameze nk'aho mwiremeye cyangwa abagore bameze nk'aho mwiremeye mwashushanyije mu bitekerezo byanyu ese we niwashushanyije niwambonye waretseho bagashushanya amahirwe agirwa kangahe wowe ko wabibonye reka n'abandi bashushanya ibyo bashaka gushushanya mu mitwe yabo bazabibona bashushanya iyo namubaha we niwashushanyije nanjye byarangwiririye yarashushanyije yarambonye kuko babuza gushushanya byarangwiririye ntabwo nakubeshya ngo ni ibintu byaje mbibona nawe zabagwirira narigeze ni ibyifuzo wari ufite mu mutima wawe nyine byatumye nanjye ibitekerezo byanjye biza waje naravuye mu nzobe ngeze mu bikara waje naravuye mu nzobe ngeze mu bikara naravuye mu bantu ndusha imyaka myinshi ngeze mu bantu tungana cyangwa abantu sasa nyine Imana yabikoze nyine wowe nyine nyine ni bimwe navuze umuntu Imana imuhereza inspiration ibyo akwiye kwifuza n'ibyo akwiye kugenderaho areba si ihame bitewe n'uko umuntu akunda ntabwo ari ihame uko wishushanya uzi ko n'abandi bantu ariko baba baragushushanyirije umuntu muzabana abantu muziranye n'inshuti zawe famiye uzi ko nabo baba baragushushanyirije hari igihe ubereka umuntu bakabona se bari barashushanyije biterwa n'iki buriya nyine nabo baba bakwifuriza ibyiza bagatekereza ibyiza ku giti cyabo ariko natari byiza ku giti cyabo ari byiza byabo nyine ibyiza bibabereye ku giti cyabo kandi kuko bumva ko ibyiza bashaka nyine atari uko bakwanze bumva nyine nawe byakakwiye kurushimisha sinekereza yuko ntabwo nekereza yuko ibyiza umuntu ibintu umuntu abona ko byambera ntabwo nekereza ko ari byo biba bimbereye nyine ni ariko we ashobora gutekereza ko ari byo byaba bikubereye kuko aba ari umubyeyi wawe oya si n'ababyeyi gusa cyangwa ari buriya ababyeyi bafite ubundi budahangarwa bubashyize ku ruhande abandi bantu ku ruhande se mudafite n'icyo mupfana ndavuga abavandimwe inshuti iki kuko buriya reka mubwira umubyeyi ikintu atandukaniyeho n'abandi bantu we areba ibintu wowe udashobora kubona bitewe n'uko akuzi kuko umubyeyi wawe aba yarakureze aba afite udukaragiteri akuziho abavuga ati uyu muntu amahane agira adashatse umugabo witonda wihangana agashaka umugabo ugira amahane nk'ayo bazicana for example akavuga ati uyu muntu ni umunebwe umwana wanjye nibyariye aha ni umunebwe atabanye n'umuntu w'umukozi bazapfa donc bigendanye n'uko yakureze bigendanye n'uko akuzi we wenda ashobora gutekereza umuntu mwajyana ugasanga koko byanahura we
we ibintu by'ababyeyi byo biba bifite nka 70%, nabyo ariko si 100%, kuko hari aho bagera nyine bakavangamo n'imyumvire yabo, kandi imyumvire yabo siyo iba ari iyabo. Baba bafite imyumvire yabo naho ufite iyabo, kubishingiye ku myumvireho, urumva niho iyo 30 igende. Hagasigara ya 70 y'uburyo noneho akuze, uburyo yakureze, uburyo wakuze, uburyo uteye. Ko iyo 70 yo rwose umubyeyi yayigenderaho akakubwira ati, ikindi umubyeyi ashobora kubona umuntu akahita avuga ati uyu muntu byavamo, cyangwa akavuga ati uyu muntu ntabwo byavamo, bitewe nyine ababyeyi baba bareba kure, by'umwihariko ababyeyi baba bareba kure cyane. Rero comment umubyeyi yaguha ishingiye ku bigaragara, idashingiye ku myumvire, ku myumvire cyangwa imyemerere, burya wayumva, ariko ishingiye ku myumvire uzayumva. Of course imyumvire mfite ntabwo ariyo Gihanna azagira. Gihanna azagira imyumvire y'igihe azakuriramo, njyewe kandi bizagorana ko iyo myumvire nyine y'icyo gihe nzaba ndi kujyana nayo. Nzajya muramubwira ati twebwe twabikoraga gutya, ati njye na mama wawe byagenze utya, kandi icyo gihe ari muri 2022, wenda w'icyo gihe azaba ari muri 2050 cyangwa 40 na kangahe. Wumva n'ibyahura. Ntabwo wagendera ku myumvire y'umubyeyi wawe ugiye gushaka umuntu muzabana ubuzima bwose, neva n'ibyakunda. Ariko kubigaragara ukubwira ati bitewe n'uburyo nkuzo wa mukobwa, n'uburyo nabonye uriya muntu, ntabwo mwashoboka. Ibyo byo rwose ushaka wabifatanya hano, kuko umubyeyi buriya yamaze kubibona. Icyo nicyo nemera ku babyeyi. Ariko ku nshuti harimo abantu bakubona bakavuga ati umuntu azashaka umugabo afite amafaranga, bitewe n'uburyo babona nyine igicuki kimeze, ukuntu yitwara, ukuntu bakabigushyira, uyu mukobwa natabona umugabo ufite amafaranga ntabwo bizakunda pe. Noneho nawe kandi ukagera ukabyisetingamo, kubera ukuntu ukunda utuntu twiza, ukunda utuntu turi class, bakavuga ati shaka ukuntu umuhungu ameze, natashaka umugore w'ihoho gusa bihura. Wowe bajyaga bakubwira ko uzashaka umugabo wese? Nta n'umuntu wari uzi ko nzanashaka vuba. Wabonaga nzashaka nko kuri 35. Wabonaga ntazashaka. Ngewe abana ukwigaragara ndabakubise za invitation, nzo bakundanye ryari. Ubu ari abantu nabihaye baravuga ati turakunda. Umuntu wabimbwiye ndamusuhuje ko ndabiza areba ibiganiro byacu cyane. Nakubise save the date hanze ati ntibishoboka uyu muntu yarakwitereteye. Ati si wamuterese ute? Babwire ko wanerese ngewe ntabwo nakwitereteye. Noneho n'ukuntu kirya gihe wanganaga wari ubyibushye cyane. Yego cyane narabyibushye. Babonaga ndi namukuru. Bakahita bavuga ngo umuse ntakuruta. Ati shati uyu muntu barakuromboye nawe pe. Nyine bararebaga. Nabamubwe yaravuze ati uyu muhungu se ntabwo umuruta. Bakurikiza uburyo bansi nyine gitimide bakabona sinaguteresa. Ukuntu batinyaga abakobwa ngo ntabwo umukobwa aguteresa. Bakurikiza uburyo bansi nyine niturije gitimide bakabona sinaguteresa. Bareba nyine na size yawe bakavuga ataranamuta. Ati nawe asebura nayo byucye cyane ku byantu batekereza kuri iyi. Isiko kiragenda afite ibyo 35 kandi unarabisigaye mbirenge. Ubu byavuyeho. N'ubu hari abantu bazi ko mutari. Excuse me, uyu muntu andusha imyaka 5. Nimba narashaje imburagihe. Nimba ari we wanze gukura simbi. Nuko wenda twakoze ibiganiro tukagenda tubigarukaho tubigira clear. Ariko rwose hari abantu bazi ko nayo mfite baby face n'abantu bavuga ati suwe yashaka. Hari abantu bazi yuko
wagize ntenze ubwenge babwire ko wanyerese ese ntitwabivuze twabigarutseho story abantu ntibayizi hari n'abandi bari kuza bashyashya nta muntu waba ureba iki kiganiro ujye ubisubiramo buri kiganiro uvuga ati abantu benshi dufite hano bazi story yacu n'abashyashya ujye uvuga ati nyine ndabizi nabo ko babanza bagasitokinga bakayireba NB ningera njye maratsubiramo ko nagutereza ntabwo bari kunereta ngo bivemo njye nta n'umukobwa bari kunereta ngo bivemo nubwo nari kuba nagukunze nyiri gupulaninga kugutereta ukitangurana byari kuba birangiye wapi kabisa byari gukunda na kode zanyenze ngo yangerese rwose ngo rwose ariko nta n'umukobwa wari kungora ngo bikunde guys twari tumaze igihe kinini tutaganira tutakora ibiganiro twaricicikiye hari ukuntu ujyana aba yabyivanzemo hari n'igihe tugitangira akahita abyivangamo tukahita tukireka burundu rwose umukobwa nawe abigiramo uruhare wagira ngo iyo twakije kamera arabimenye aba yasinziriye amaze nk'iminota 30 tukavuga ati ubu ngubu noneho yasinziriye reka dukore ikiganiro iminota 5 ikigeramo akabarariza akabaho rero igihe nyine tuhita tuvuga ati by'ikiganiro reka tubivemo cyangwa twamuzana hafi nyine akajya basi nawe yumva wenda akagera agasinzira twagiye dukora babyumva ko ari kuririra tukahita dukupa so uyu munsi rero noneho yabaye umwana mwiza yasinziriye oya ari maso muri iki kiganiro umwanya munini yabaga ari ariko umwanya munini yabaga ari maso yitonze ubanza ari akavura kamujijishije ubanza ari uko nabanje kumuririmbira acyafite akanyamuneza so turacyari kumwe rero nyine twari turi kwiterera story bisanzwe abantu rero urukundo mukomeza kutugaragariza rwose ruratunyura rudukora ku mutima natwe turabakunda cyane nubwo tutakora ibiganiro ariko tuba tubazirikana hari n'abo tugenda duhura mu bihe bitandukanye tukadusuhuza none ikintu kijya kinungura nyine n'umuntu akahitamo amagara nk'umuntu tuziranye nanjye nkahita numva ni umuntu tuziranye nkagenda ngiye ahubwo kumenya ngo ninde umamagaye hari nk'umubyeyi ndamusuhuje duheruka guhura mu minsi ishize n'injoro biri gutaha abaramamagaye nyine yari ari mu modoka atwaye abaramamagaye nyine byari ko sinzi impamvu batajya bamenya batajya bamamagara njyewe nanjye dufitanye abantu bose gusa n'abantu benshi bamenya ari uko bakubonye ubwo usa n'abantu benshi njye so wakubwiye ngo ntiwise none amamagaye ngira ngo ni umuntu tuziranye kuko yamamagaye nk'umuntu ahubwo uzi impamvu batamenya gutya nagomba ndi inzobe guhindura amakwafe oya gutya nagomba ndi inzobe n'ukuntu ndi inzobe face to face cyakora nako kawe n'uzi nibyo bituma kuko buriya ishusho inzobe yawe kuri kamera iba ari nkepe iyo bambonye rero ntabwo babona ko ari njyewe kereka bakubonye kamera iraguhindura nyine ntabwo bafite inzobe nk'iy'abameti nacyo kintu bashingiraho bavuga ngo jyana murasanga nawe ngo ni inzobe nkawe iyo aza kuba igikara ntabwo bari kujya bavuga ko musa ndakubwira arafushye tumwihorere hari iki tumwihorere ntabwo se nafuhira umukobwa wanjye nafuhira nyine ko ari njye ahubwo n'uwo uzajya umufuhira umukobwa reka ejo bundi akuhe umva ajya akubwira ngo sinjyama papa ataraza hari ikibazo se kanjye kwiryamira njyewe n'ubu ngubu nsanga ari kurira namuterura akahitamo yiryamisha yiryamisha akicecekesha ariko nawe hari igihe akwanga kasa kereka iyo ashaka ibere ariko njyewe impamvu bataba nshaka reka tuba twirirwa iyo ashaka ibere n'iyo ashaka ko umuheka ntabwo ashobora kunyemera uzabicunge niyo anyanze mpita mubwira ngo muhibere cyangwa nkakubwira ngo muheke kandi uzabicunga ahita aceceka namaze kumuvumba iyo ashaka kumuheka cyangwa ashaka koga ntabwo ashobora kunyemera ntabwo bikunda ndamufata akarira ariko iyo ibyo bitarimo nkamufata ahita noneho nkahita muririmbira filimi yihita yizinga akahita asinzira cyakora umwana wanjye azakunda umuziki ujya ubibona ndabibona
ndabibona nanjye rwose cyangwa akazamenya kuririmba nyine hahandi nyine nk'umuntu hari abakobwa baririmba wari ushaka kumuririmbira nyine uramuririmbira ukabona ari kwitegereza nyine arakurikiye nawe ukabona ameze ngo umuziki arawukunda namaze buri gihe iyo hari n'igihe indirimbo ibirimo ariko nanjye iyo ndirimbye nyine nka kwa kundi nayipureyinze nanjye nkaririmba ahita atangira guseka nyine iyi ndirimbo irimo aratuza nyine ukabona ari pose ariko nk'iyo ndirimbye nyine nkayiririmbiramo cyangwa se nkamuririmbira nubwo naba ndi kuririmba gute se kwa kundi utavuga nyine gutyo araseka nyine apfa kuba ari sound yo kuririmba araseka cyangwa akazamenya kuririmba nyine hari abakobwa baba baririmba umva wanarira nyine umushobozi ukagufata nk'umukobwa wanjye rero akamenya kuririmba kuri iriya level nubwo ataba umuhanzi ariko nyine akaba bizi kuririmba yego ibyishimo nawe afite ntabwo wabyumva iryo jwi imana izarimushyiremo imana izagushyiremo ijwi ryo kuririmba nta handi uzajya uhogoza abantu bakahita bavuga ati kweri uyu mwana azi kuririmba kandi umuziki nzawumuteramo nzajya muririmbira kenshi nasha maze amucurangire gahunda zikomeze zibeterewe si uba wumva nyine ari nk'ikiyama ntabwo ujya nyine wumva hari nk'ikintu wumva wifuza mbona asigaye yarangiza ikimodoka kigenda gitembera kugira agende yirebera asigaye mbona akunda no kugenda areba ubwo ni ubukerarugendo ni ukuri yakengeye se n'impano ndavuga uba wumva ari nk'iyihe mpano yanjye uba wumva ari nk'iyihe mpano yanjye ibyo ni profesiyo ntabwo ari talent profesiyo yo azayihitiramo we azahitamo icyo ashaka wumva ari nk'iyihe mpano uvuga ati njye umwana wanjye wenda yamenye kuririmba ntacyo byantwarangiye kuko njye byarananiye kandi mba numva mbizi naririmba bakumva ni igikona mba numva nabikunze njyewe nakunze impamvu numva yabigira nakunze umuziki numva nyine nanjye music ndayikunda pe n'umuziki ni impano yanjye njye si impano yanjye ariko ntabwo nawukoze kuri externe ku rwego nashakaga kuwukoraho umuziki ngize amahirwe kagira nk'umwana akagira impano yo kuririmba ariko ya mpano idasanzwe nyine yo kuririmba idasanzwe apana bya bindi byo kuvuga ngo arabikunda ngo arasunikiriza bya mpano idasanzwe yo kuririmba atayinginga hahandi nyine buri muntu wese avuga ati uyu mwana afite impano yo kuririmba nicyo kintu cyanshimisha mu buzima nubwo wenda atakunda ibintu byo kuvuga ngo ubuhanzi ngo n'ibiki wenda ngo yumve ngo yaba umuhanzi nubwo atabikunda yenda akigira mu zindi kariyeri ariko azi kuririmba njye naba nishimye